none ndabasuhuje cyane, nongeye no kubibutsa gukora subscribe, share kugira ngo ujye ugera amahirwe yo kumenya ibigezweho ndetse no gukora updated ku byo nzaba mbatangariza buri munsi. Rero uyu munsi nabwiye ko nzabika uburyo wa creatinga Tonkeeper wallet kugira ngo muzabikuza ama airdrop tumaze igihe dukora muri uku kwa munani. Utarabikora ntagire vuba bikore kubera ko kwa munani yose arabikuzwa. Rero umuntu utarakora airdrop n'imwe twabatangarije yihute arebe amavideo nagiye ahari kuri channel, ayarebe link nagiye nyashyiraho mu comment, ayafungure ayakore aza connecting wallet. Nzabereka uburyo wa connecting wallet, uburyo ngiye kwereka uburyo bayikereye. Rangiza kuyikereya uzayikonectinga nyuma mu kwa munani twinjiyemo uhita ubikuza. Ibintu ni uburyo ngo ku bantu twamayininze tugiye kubikuza, ariko nawe utarabikora ntabwo urakererwa, haracyari igihe wabikora cyane. Rero murabona ko twashyitse muri Tonkeeper wallet. Iyo usanga ufite indi wallet warakeretinze utakanda import existing wallet, ariko ako nayo mugiye kureba bundi bushya, mugiye kureba wallet urakanda hano kuri create new wallet, kandeho babwire ushyiremo password, aba ari imibare ine, kanda mbere ku rugero 1 2 3 4, ariko ubwo urashyiramo iyawe ushaka ntarebe, ubwire wongere uyishyiremo 1 2 3 4. Uraza gushyiramo iyawe ikomeye ndetse uzibukira ku gihe, utari nk'ingiyi rwa rugendo kubereka twinjiramo. Turakomeza tukanda hano kuri nabo notification, hano babwira ati get notified when you receive tokens and net. Za tokens zose tubadukorera abare dukora za Monorox, za Tonix, iyi ni wallet uzajya ubikurizaho ayawe wakoreye muri uku kwa munani. Umuntu wese utarazikora nongera kumwibutsa, agenda mu video nabahaye, agenda areba ama airdrop yose nabahayemo, aragenda arabonamo amalink mu makomenti, yinjira akore vuba. Mu kanya ndabakora indi video connecting wallet ku buryo tuzabikuriza rimwe bitatu ajya kuri wallet yacu, tunashyira kuri momo tuyakoresha ibyo dushaka. Twanda kuri nabo notification dukomeze. Murabona wallet yacu yabaye created, nta kindi bisaba ni ugukanda kuri wallet, ukakanda create new wallet, maze ugashyiramo password, ukaba byabaye. Ubu ngubu igisigaye ngenda mbereka uburyo wenda bakonectinga wallet biki n'ibiki. Ndumva yanakije n'isigaye connecting wallet ku muntu wese twatangiranye, nimba mwereka byayisigaza bari gukora withdraw ukabikuza, ukajya kuri wallet yawe handitse 0 akaza amatoken wabikuje, hanyuma tukayashyira kuri momo yacu cyangwa ku mabanki bayafite, tugakoresha ibyo dushaka tukinjoyinga igihe cyose twamayininze. Rero ndongera ndabashimiye kuba mwafashe umwanya mukareba ino video. Asigaye naho ubutaha mwibuke gukora subscribe, mukore share ndetse mujye muri updated. Ndabaha na link ya WhatsApp munsi kuri comment y'iyi video, muzamusangamo ibintu byose, mukomeza kuba hafi mugira n'amakuru menshi ku gihe. Mwibuke gukora subscribe. Rero wallet yacu ngiyi ngo yabaye created, sigaye no ku connecting, asigaye tukabikuza amafaranga yacu, amatoken y'ama coin yose twamayininze, tukabikuza akajyaho, twangiza tugakora ibyo bita withdraw. Yamara gukora withdraw akazaho tukashyira kuri momo
momo zacu cyangwa tigo kashi banke, ntugire ikibazo wowe uburyo bwose bwo gukoresha wakira amafaranga byakunda ku buryo bwose bushoboka.